neza nk'uko mubyumva ni Keza ugarutse nkabanje kubakomereza ya nkuru yanjye. Uyu munsi nabyutse nakira message ya boyfriend wanjye twiganaga kanyabasonera. Iyi message nkohereje nagira ngo umumenyeshe ko nje kugusura kano kanya kandi ndagukumbuye cyane pe cyane ariko byumve cyane ndaje nkubone hashye koko. Nimara gusoma iyo message nahise ntekereza urukundo nkunda Kidufu. Aka kanya rero bro yahise yinjira aranyegera arambaza ati Keza umeze neza? Ndamubwira ati meze neza bro nta kibazo. Amakuru se ko ntaswaga byagenze? Amakuru ni meza nta kibazo. Nkubone ko ibitekerezo umwana wahabwa se ko njyewe wajya mbende gukora iki? icana televiziyo sabuze ibyo reba. Mvaga nta muto wo kureba mubi mfite. Soni yarize? Soni yashobora kuba ari mu gikari. Mbonye imeze ukuntu nyine umuntu uri kugira ikibazo cyabaye. Nta kibazo bro. Nta kibazo ntaritu. Ntaritu. Ako kanya Sonia yayisaze ansanga muri salo. Ako kanya twumvishe umuntu ari gukomanga. Nahise nsohoka nsanga Kidufu ku muryango agiye gufungura. Nanze ko afungura mufata akaboko. Ati naberetse gufungura. Kidufu arambwira ati reka hari umuntu uri gukomanga reka mbanze nyingurire umuntu. Twaravuganye nyine kanya ndamubwira ati nta kibazo ufungura. Kidufu akimara gufungura nahise mbona ari boyfriend wanjye. Nari nabibonye muri message ko ari buze ariko ntabwo niyumvishaga ko ari buhitaze. Yashatse kumwobera mpereza ukuboko. Nanze kumwobera ndakomeza nirebera Kidufu ari kugenda. Keza meze biti ko mbona ufite ibintu bigugije byiza? Nta kibazo kimeze neza. Siri umeze neza? Cyane ahubwo ni karibu. Umuntu atanyishimiye. Mbese kubera iki? Tumaranye imyaka myinshi tutabonana. Situherukanye ku ishuri. Ndabizi ngaho ni karibu nyine. Nzi ko uri bunyakirane urugwiro rwinshi n'urukundo ariko ndabona byarahindutse.
ndabona utameze neza tu. ako kanya nkimara kumuha karibu sinari nitaye ko ari boyfriend wanjye, nari ndi kwitekerereza Kidufu na murumuna wanjye ibyo bahoramo. Ufite ikihe kibazo nawe? Niko ufite ikihe kibazo nawe? Wandebye nkakubwira ufite ikihe kibazo? Sako nyihura n'ibyo bikemura ikibazo nawe. Basi wambwiye niba waranyanze. Keza wambwiye koko. Keza nkunda. Wambwiye basi niba utakinkunda. Niko ntabwo ukinkunda nka mbere koko. Ntabwo ushaka kunyumva. Bari kumbwira ngo iki? Ko mbona utameze neza ufite ikihe kibazo? Ahubwo ntabwo meze neza rwose. Niko utakinkunda. Oya ahubwo wagenda tukazaganira ubutaha. Ntabwo binshimishije pe. Ko mbere wajya kumbwiza ukuri. Ahubwo tuyimubwire iki? Ameze nk'usavuga ngo ubutaha. Kubona warahindutse to. Keza ni ikihe kibazo ufite? Ko mbona wahindutse koko. Ntacyo genda tuzaganira ubutaha. Mana. Seke nuko uko nsohora koko. Ako se genda. Ako se nta mutipe nabonye nabonaga areba kuriya koko. Buriya nta kintu bapangara. Ako se ko nabonye ari karya rugo. Umukozi wo mu rugo Keza yabitinyuka koko ntako yabinkora. Reka. Aya mwana afite icyamuhinduye. Kanse mbikoreho iperereza neza nitonze ndebe ukuntu namubonye mureba akantu. Kari akantu nanjye nakibajijeho pe. Ukuntu yamurebye akanyibagirwa koko. Aya ndaje mbikoreho iperereza nitonze nsanze akundana n'uriya mukozi wo mu rugo. Ntazamumanika pe. Ntazamumanika kuko sinabyihanganira. Keza. Bite byagenze ute? Si itonda bati ko mbona utameze neza babaye. Bro meze neza. Navuye muri salo mbona sinzi ukuntu none waje hano kurira byagenze ute? Bro meze neza nawe. Ese ko mbona hano havuye umujama. Mugiranye bifu bigenze ute? Nuki bitamera neza? Bro mutipe nta kibazo to. Gira niba atameze neza mukurikira ntago bize kuri. Bro meze neza nawe. Nise bigenze ute ko ataraza rume ntago bameze ko bitari cyane. Ariko agende ndabona bihindutse cyane bigenze ute? Bro meze neza ubwo ruje kumbwira iki? Yine nshaka nyine ngura akantu k'akariti rumwe nyine gafatika n'ubisoje aragenda atereka ko bwenge. Okay. Najyaze. Sawa. Kidufu. Ngwino utange mu gikoni mubwire. Genda ubyumva se ngenda bizi. Genda nyine wumva icyo akubwira. Gabise mubwire. Sifoni yawe bishaka. Ese nyuma nakubwiye ko nshaka kuba nicara hano tuvugane. Neza ute? Nyemerera gukora iki?
kazi biragenda kuko mbona najyanye. Mbona najyanye. Kandi fresh nawe. Soni yawe kumaziro. Mukazi bimeze biteze. Ubwo sinshaka. Ntabwo wanganiriye kumva ibintu birenze kweli. Soni yarose nziza hari. Soni none mugiye kuganira wenyine. Sikumva Soni nawe mugiye kuganira. Kana umwe. Nimeze utamakuru. Ni nawe fresh nawe. Ntakibazo. Kumva mutishimiye. Nese kumva mutishimiye bite? Ndishimye. Cyane nishimira rero kuba ndi kumwe nawe ndabona wandakariye bite? Ndishimye kuba Turi kumwe tu kuko mbona nawe wandakariye. Nzunda musta tutari kumwe. Shaka henshi buri kumwe na Sonia gatunyigira ari kumubwira Sonia mutwe cy'urukundo kumubwira bakaye. Barimo umwana wanjye. Njye kumwumva ko Nasa Sonia nta rukundo sinabona. Nyenda biswe n'umuntu wanjye ko kuza tukicara tugiye kuganira kambira Sonia. Sinabona kurakara. Kuki wahisoni icyayi wanasanzwe kimenya. Kuko biriya ni impanuka nayo mfite stress narakaye nyine sinzi nanjye ukuntu byagenze byarantunguye. Ese mpamvu wandakariye sinabwo kumva ko ari impanuka ari ibintu bibaho. Biriya bintu byakubayeho izari impanuka. Ni ukuri ari impanuka niyo mfite stress numva ntameze neza nye nabyutse ntazi ukuntu meze. Cyari ari ibyishimo. Ibyishimo se gute? None se icyayi wanigihaye Sonia sibyo? Of nyine nyimuha. Arangije araza arakimenya. Urangije uraza urakimenya. Ngeze hari ikintu dupfa. Ntacyo ahubwo narasohotse nyine sinzi sinzi ukuntu numvaga ameze. Wabonaga ameze neza nabyutse nameze neza nyine nk'impanuka ubonye. Urahagije. Bose itoye wakwigiye basi tukavuga. Ibintu utari kumbwira si ndabimbwira cyane aho bimbwira ibikirimo. Kuko sinabwo kumva ko impanuka zibaho. Kuko impanuka zibaho. Kuko nari imeze kandi ubwo ari Sonia yo kubwira ahita ubyumva. Birumvikana ntabyumva. Nengeye ko utari kunyumva. Sonia ni Sonia nawe ni wowe kiza. Urabona umuntu icyayi wabona aje kukimuka kimwe. None kumva ibyo ari kukubwira ndi kukubeshya none. Ukuri kurimo ni ukuhe? Aho ngaho ukuri kurimo. Ndavuga ko ntari imeze neza. Ese ntabwo nasanga Wari wasaze se wari wabakiwe. nyine sinari imeze neza sinabwo wagira stress. Anje Haciyemo umwanya twumva umuntu arakomanze Kidufu ajya kumukingurira. Akimara kumufungurira bahagarara kuri porotaye baraganira gusa sinari ndi kumva ibyo bavugana. Nubwo yari aje kureba bro wanjye ariko numvishe mufuhiye narabegereye ndamusuhuza. Aho kutubaza aho bro ari abaza Kidufu amakuru. Yakomeje kumwitegereza mbona ukuntu ari kureba Kidufu
numva namusohora mu gipangu pe. Karibu. Şerif. Hey, baby. Fish. Okay. Fish. Magnus. ndakureba kandi kananiye ko najya Sorry, nabyiza ariko ntabona ko nazakuye. Izi neza Nshimiye kongera kubona bitagata. cyane nanjye nari ngukomboye maze Kwanjye swakira. wapi ntabwo nakomeza Cyose kumfura ryaje kurya ejo nagambana no kumfata. wapi maze nawe nagiye muri dushe nzo nsanga wambaza ako nyine mbise ko byanga byakomeza Sure. shozi kumbabaje nakwishyura Please. Nari mbizi. So, is it fish? So beautiful. sheri nawe ugira ibikabyo Musibikabyo. mbaye ingofero nziza Hey, kabasaza mwana. wapi maze Nsigara mu gikoni njyenyine, umujinya uranyica njya mu nzu. Ngeze mu nzu nasanze bro ari kumwe na wa mubebi bari guseka bishimye. Nahise nsubira hanze nsanga naho hahiye, ndumirwa. Nuko byagenze, hari gutanda kumva nzabakomereza iyi nkuru. Murakoze, tuzasubira ubutaha kandi ndabakunda cyane.